Muraho neza. Aha. Nitwa Ntazinda Marcel, ndi umwe mu bagize itsinda ry'abacukumbuzi b'ireme ry'umuco n'amateka mu Rwanda. Ariko nabarebye amasura mbona hari benshi tujya duhura ku wa gatandatu isaa 3 mu kiganiro Umurage. Barahari? Nuko nige rero nige Ntazindi mfizi itere intambara amacumu ya Ruhatande kuwa kamati umukore ku mugamba wango buka nsanza bango Rwanda basizoye. Ziko turi Butarama uyu munsi. Murakoze, nige uri buyobore gahunda y'uyu munsi, ariko muri buze kumfasha kugira ngo bize kugenda neza. Mbere yuko dutangira, nagira ngo tubanze twakire itorero abiwacu kugira ngo batwakire muri iyi nyubako nziza cyane, kugira ngo tuze kumva ikaze kandi tuze kugubwa neza duhereye ku nganzo yo muri uru rugo. Muramfasha tubakire? Ngaho mumfashe twumve. Murabona rero ko uru rugo rugira inganzo. Murebye abato bashibuka, murabona inganzo iba muri uru rugo. Nagira ngo twumve umuvugo nawo inganzo yashibutse muri uru rugo, maze nyuma yawo turaza kuvuga byimbitse ku mpamvu yaduteranyirije hano. Ariko twabanje kwimbika gutyo duhereye ku nganzo y'abiwacu bamaze kudutaramira n'umuvugo wabaye wa mbere mu rwego rw'igihugu. Aha, uwatsinze akaba ari Keza wa hano, umuvugo yise Impamba duca Gihanga, yigira imbere awutugezeho. Murakoze kumwakira. Nitwa Irakoze Keza Fiona, niga muri Senior 5 PCB muri For Girls School. Mbere yuko mbagezaho uyu muvugo wanjye Impamba duce Gihanga, ndagira ngo mbanze nshimire Imana yo yaduhaye inteko y'umuco itekereza ku marushanwa nk'aya igashyiramo urubyiruko rukarushanwa
ndayishimira cyane. Ndashimira Imana kandi ko yampaye abarezi beza bamfashije kugira ngo uyu muvugo wanjye ube warabaye wa mbere mu gihugu. Mumfashe duhe Imana amashyi menshi. Umuvugo: impamba duca Gihanga. Ngaha rugira ngabiye inganzo, ngo nshire impumu mfatire ijambo, rurema mpaye gushira amanga, ngo ncananishe nzira igihunga, ngo mvuge impamba duca Gihanga. Mureke nshime nyir'ubuhanga, warukunze ubwakiruhanga, ararusigara na rutaka, aruha abakuru bazira icyasha, barudutamika ruzira ikasha. Yarabahanze bazira inenge, ubwo baratunga bagira ubwenge, baradutoza ubwo duca akenge, tunyura ibwangavu n'ibugimbi, umurage wabo ubu niyo nkingi. Ngiyo impamvu nsiga ngahanga, nsiguye umurage utugira ihanga, ukanaba ipfundo ry'ibituranga, n'ingoro zawo aho tuwusanga, uruhare rwazo ntiturujora. Ibyo tubakesha bigabye ukwinshi, ururimi rwiza runyuza abarwo, umuco udaciye uko utugira ukwacu, ni nayo mpamba duca Gihanga, ikanaducagura mu mahanga. Ngiyo impamvu tunabirinda, ikinyarwanda tukagikunda, n'umuco mwiza tukawutora, ibyo bifatika tukabijisha, ngo bitazimira bikaducika. Ibyo tuvoma ingoma z'abami, inka z'inyambo no ku ruhimbi, ibyo bisabo hamwe n'ibyansi, imbyino nziza zitaba henshi, ibyo tubisanga aho mu Rukari. Kuva na kera nk'Abanyarwanda tugira ibanga ryo kutaganda, nubwo twanyuze mu bihanda, umwete wacu ni w'umuhanda utugeza heza haduha kwanda. Aho i Busanza ahagana i Nyanza niho dusanga ingoro y'impamba, iduha kwema tukanaramba, ariyo kwigira ku rugamba n'aho amage yabibamba. Ingoro y'u Rwanda n'Abanyarwanda, abarugenda n'abarusura, amaramuko y'abarutuye, iyo mibereho ikibaranga, ibyo bijishiye mu Busanza. Reka dutambike n'i Karongi, aho dusanga ingeri z'urwunge, ibidukikije bitubumbye, binatubumbira uyu mubumbe, n'iby'iya mwamba biduha iramba. Yaba inyamaswa izize imirindi, inyoni nziza hamwe n'ibyondi, ibiti byiza bimwe biranda, ibizima byinshi bishira ahandi, ingoro zabyo ziba i Karongi. Uru Rwanda ruhora Rwanda, rwananyuze ahabi hahanda, rwuje intonganya n'amanyanga, rucuza umwijima n'ibizinga, u Rwanda rwacu ruzira icyanga. Ubwo jenoside itubuza abacu, ariko inkotanyi z'amatwara no ku rugamba ziba intaganzwa, zinahagarika ayo marorerwa, ayo mateka uba ari Gasabo. N'izo nshuke ziva imugongo, iyo zisuye ingoro z'impamba, niho zivoma umuco gakondo, n'ibituranga zikabitora, zikabikunda zigasa u Rwanda. Erega maye abanyamahanga ntibagisiba inaha mu Rwanda, aho bavomera Gihanga, bakanasura ingoro z'impamba, bakadusangiza ayo mahumbi. Urabwo u Rwanda reka nkubwire, ibi nkubwira si amabwire. Ikirezi twambaye nicyo kera, iyo turimbye kiratubera, kikaducagura n'umubera. Yari umusizi uganje ingamba, nyiringanzi izira kugimba. Irakoze Keza Fiona for gospel. Arakoze Keza Fiona, umwana mwiza yorohera abamurera akizihira abamurora. Arakoze. Muri aka kanya munyemerere twakire umuyobozi w'iki kigo FAO, atugezeho ikaze, ijambo ry'ikaze, anatwakirira umuyobozi mukuru wa REB turi kumwe muri uyu munsi. Turakwakiriye. Bashyitsi bahire, DJ wa REB n'abandi bashyitsi bari hano mu byubahiro byabo, turishimye, turanezerewe, turahimbawe kuko iki gikorwa cyakorewe muri FAO Girls School. Iki gikorwa ni ingenzi kuko twigisha amasiyansi, tukigisha ibintu binyuranye, ariko tudafite umuco ntacyo byaba bitumariye.
twishimiye ko mwaje muri uru rugo, cyane cyane ko n'umwana wacu Birimahire ko yabaye uwa mbere mu gihugu mu muvugo. Ibyo ni ikintu cyiza, ubwo ahembeye muri uru rugo biraha bagenzi be kugira ishyaka nabo ryo kugira ngo bajya mu marushanwa. Sanzwe tujya mu marushanwa atandukanye tukazana n'intsinzi, ariko kuba bibereye muri uru rugo ntekereza cyane ko bigize icyo bihinduye mu myumvire y'aba bana ari abacu, cyane cyane abo baje muri aya marushanwa. Ndagira ngo namwe mbabwire rwose ko tubishimiye cyane. Urubyiruko rufata ijambo rukarushanwa ruba ruduha icyizere cy'ejo hazaza. Kurushanwa ni byiza tudacuranwa, ariko tukagera ku ntego. Rero iki gikorwa rubyiruko ruteraniye hano cyane cyane nimwe bireba, kuko ari mu Rwanda rw'ejo. Imivugo baba batubwira, ibyo tuba twumva, igikuru ni uko hari amasomo tubikuramo, tukabikuramo kugira ngo igihugu cyacu kigire umuco, kibe igihugu kitabuze umuco, ahubwo kibe igihugu gihora ku isonga. Ubwo rero tubategerejeho byinshi. Abayobozi bacu banyuranye bari hano bakitabiriye, ni ukubereka ko nabo bakibona nk'igikorwa cy'ingenzi gifitiye igihugu akamaro. Ubwo rero tubishyire ku mutima, tujye tubikora tubivanamo amasomo, bye kuba ibintu gusa dushyira mu mutwe ngo birangire biciraho, ahubwo ayo masomo tugende tuyashyira mu bikorwa kugira ngo koko u Rwanda rw'ejo ruzarute urw'uyu munsi. Tubahaye ikaze muri uru rugo rero, turabishimiye abayobozi batandukanye, bana baje mu marushanwa, bana bacu rwose tujye twumva ko uwo muco wa gakondo ari utuma tubaho turi bo nk'abanyarwanda. Umunyarwanda guhora ku isonga, tugomba kugenda tubiharanira, kandi twumva ko kubigira ari ukwigira, kandi ko n'ejo heza hazaza hazaba havuye ku bikorwa binyuranye by'urubyiruko. Ndabashimiye rero kandi bahaye ikaze, mwicare mugwe neza mu rugo rwa Fawe Girls School, n'abarimu baherekeje abana, abadiregiteri, abantu bose bari aha, tubifurije ikaze, murakarama, Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane umuyobozi w'iki kigo. Munyemerere muri aka kanya twakire umuyobozi mukuru wa REB kugira ngo nawe atugezeho ubutumwa yaduteguriye kuri uyu munsi. Mumfashe tumwakire. Intore mbo ntago murayivuga neza. Intore murakoze cyane. Nagira ngo mbashimire mwese ko muteraniye hano, ko mukeye. Urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze ari rwo REB, inshingano dufite ni ukuzamura ireme ry'uburezi no gukora igishoboka cyose kugira ngo ireme ry'uburezi turizamure kandi rimere neza, haba mu mashuri y'inshuke, amashuri abanza, ayisumbuye, ayihariye ndetse n'ay'abakuze. Ibyo mwiga rero buri munsi birimo amasayansi n'ibindi bigiye bitandukanye, ntabwo mwabasha kubisoza neza mudafite umuco nyarwanda, mudafite indangagaciro remezo z'umuco nyarwanda n'izizishamikiyeho ndetse na za kirazira. Mugomba no kumenya n'umurage wacu kugira ngo murangize amashuri muzi neza umuco wacu. Nagira ngo mfate uyu mwanya
niba hari abayobozi b'ibigo bari hano nabasaba ngo bahaguruke mumfashe tubashimire. Mwakwicarira kugira ngo ibi bigerweho, kugira ngo aya marushanwa agere kuri uyu munsi, dufatanije n'inteko y'umuco nabo dushimira cyane, nuko imiyoborere yanyu y'amashuri yatumye iki gikorwa kigera ku musozo. Ari nayo mpamvu ntabwo umuyobozi w'ishuri ashobora kuyobora nta barimu afite. Nagira ngo n'abarimu nabo bahaguruke, nabo tubashimire. Abarimu bari hano namwe mwahaguruka twabashimira. Umwarimu ni ipfundo rya byose, kuko umwarimu atangira kwigisha mu gitondo akageza nimugoroba agategura, n'integanyanyigisho dufite nibo bazishyira mu bikorwa. Nagira ngo rero barimu muri hano muhagarariye abandi, nongereho mfata umwanya kugira ngo mbashimire uburyo ki mubana n'abanyeshuri bakaba barabashe no kugera kuri uru rwego. Nagira ngo nabwo mumfashe dushimire amashuri yabashe kugera kuri uyu mwanya, n'abanyeshuri baje babahagarariye, n'abatabashe kugera ahangaha nabo ubutaha bazikosora babashe kugera. Nagira ngo mufashe mushimire amashuri ndetse n'abanyeshuri baje babahagarariye. Ntabwo nakomeza nifuje ko mwamfasha gushimira abateguye iki gikorwa muri rusange, barangajwe imbere n'inteko y'umuco n'umuyobozi wayo. Nagira ngo nabo mufashe tubashimire. Ndatinze rero, nagira ngo nongere nshimangire ko umuco mu mashuri ari ngombwa. Banyeshuri mwese muteraniye ahangaha, twifuza yuko murangwa n'indangagaciro remezo z'umuco nyarwanda, twifuza yuko mukunda igihugu, twifuza yuko mugira ubumwe mu byo mukora byose, twifuza yuko murangwa n'umurimo no kuwukunda, ariko cyane cyane mukarushaho kuba n'imfura. Nagira ngo rero ubwo turi gusoza aya marushanwa, ubwo baraba basubiza, ni n'umwanya namwe muri aho ngaho kugira ngo ibibazo babaza n'ibisubizo batanga bidufashe kongera gusobanukirwa neza indangagaciro by'u Rwanda mu mashuri, ndetse no kurushaho kumva umuco wacu. Nagira ngo rero mbifurize amarushanwa meza uko tugiye kuyatangira. Nifurize abari hano kuri pano kutagira ubwoba, sibyo? Nkuko mwageze ahangaha murabikwiye kuko mwarabiharaniye. Nkaba rero nsoza mvuga nti mwarakoze cyane kwitabira aya marushanwa, tubifurije amahirwe masa. Murakoze cyane. Arakoze umuyobozi ku butumwa bwiza atugejejeho. Nagira ngo muri aka kanya sobanukirwe neza iki gikorwa, impamvu yacyo, imvano yacyo n'intego yacyo. Twakira intebe y'inteko yungirije kugira ngo abitugezeho mu buryo burambuye. Turabakiriye kandi turabashimiye. Intore nyakubahwa intebe y'inteko mu nteko y'umuco, nyakubahwa umuyobozi mukuru wa REB, mujyanama umuyobozi mukuru wa RTB, bayobozi b'ibigo by'amashuri atandukanye yitabiriye gahunda, barezi, banyeshuri mwitabiriye iki gikorwa,
baba ari abari hano ndetse n'abadukurikiye mu buryo bw'ikoranabuhanga mu karere ka Gisagara muri TTC Save. Ndagira ngo mbaramutse mbifuriza kugira amarushanwa meza. Nk'uko byagarutsweho, duteraniye hano mu gikorwa gisoza amarushanwa yatangiye ku rwego rw'ikigo mu kwezi k'Ugushyingo 2022. Akaba ari amarushanwa nk'uko mubibona mu byapa bitandukanye byamamaza, yari agamije gukangurira urubyiruko rwiga kwimakaza by'umwihariko umuco, indangagaciro n'umurage by'u Rwanda, kuwumenya, kuwusobanukirwa, ariko noneho tukabaha umwanya wo kutuganiriza. Nubwo handitse ko ari amarushanwa, ko muza kwibona murasanga ari ibiganiro. Ikaba ari gahunda mu by'ukuri iza yunganira ibikorwa bitandukanye inteko y'umuco itegura mu bukangurambaga, ariko noneho ubu buryo bukaba bwaratoranyijwe kugira ngo duhe umwanya abana nabo batubwire, tumenye urugero cyangwa se ubumenyi bafite kuri ziriya nkingi eshatu twavuze. Intego rero y'inteko y'umuco nk'uko mubizi ni ukubungabunga umurage w'igihugu no kurinda ururimi rw'Ikinyarwanda, umuco n'indangagaciro zawo nk'ishingiro ry'ubumwe bw'Abanyarwanda. Ikaba ari muri iyo mpamvu rero kugira ngo iyi ntego igerweho, igomba tubona yuko ari ngombwa ko urubyiruko rugomba gukangurirwa umuco, indangagaciro n'umurage by'u Rwanda. Intego y'aya marushanwa yari mu byiciro bitatu by'ingenzi. Intego ya mbere kwari ukurema mu banyeshuri bo mu mashuri yisumbuye umuco wo gukunda igihugu, umuco wo kugira ubupfura, umuco wo gukunda umurimo n'umuco wo kugira ubumwe, gukorera hamwe, nk'uko izo ndangagaciro remezo z'umuco wacu twazihisemo kugira ngo zidufashe mu byo dukora byose ndetse n'ibyo twiga mu mashuri ziduherekeze. Intego ya kabiri kwari ukuzamura imyumvire n'ubumenyi urubyiruko rwiga mu mashuri rufite ku muco, indangagaciro n'umurage by'u Rwanda. Intego ya gatatu ikaba yari yo gusuzuma, akaba ari uburyo bwo gusuzuma akamaro k'ubukangurambaga butandukanye inteko y'umuco ikora mu rubyiruko muri rusange, mu Banyarwanda muri rusange, ariko tukareba tutese bwa bukangurambaga dutanga, bya biganiro dutanga tunyuje kuri televiziyo, ya masomo dutanga dukoresheje imbuga nkoranyambaga, ese bigera ku bo bigenewe. Ubu rero akaba ari intego yo kugira ngo turebe ubumenyi uru rubyiruko rufite kuri ubwo bukangurambaga butandukanye tugenda dukora. Akaba ari niyo mpamvu buri ibibazo babazwa ni bya bibazo hafi ya byose biba byakuwe muri bya biganiro dutanga bitandukanye, byaba ari ibyanyuze kuri televiziyo, byaba ari ibyanyuze mu buryo busanzwe bw'ibiganiro dutanga, cyangwa se no ku mbuga nkoranyambaga. Aya marushanwa rero ageze ku cyiciro cya nyuma, ariko yaratangiriye mu bigo 20. Ni ibigo byaturanijwe ku rwego rw'igihugu, ntabwo byaturanijwe mu buryo navuga butatekerejweho. Ni ibigo byaturanijwe kubera ko n'ubundi ni ibigo byari abafatanyabikorwa bibanze b'inteko y'umuco. By'umwihariko ni ibigo byagaragaje kwitabira amarushanwa atandukanye inteko y'umuco yagiye itegura, cyane cyane ariya y'ubuhanzi bw'imivugo. Tukanagira ngo n'ubutaha urumva ko ari wo mujyo tuzakomereza muri uwo mujyo, tukizera ko ibigo byatsinze muri uyu mwaka n'ubundi bishobora kuzongera kuboneka muri ibyo 20 bizatoranwa cyangwa se bikaniyongera.
Ku rwego rw'ikigo amarushanwa yabaye mu buryo buteganyijwe mu buryo butatu: ku rwego rw'ikigo, ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu, ari rwo rwego turiho uyu munsi. Ku rwego rw'ikigo twabonye umwanya wo kudakoresha amarushanwa gusa, ahubwo wo gutanga n'ikiganiro cyahawe abanyeshuri kivuga ku ruhare rw'urubyiruko mu gusigasira umuco, indangagaciro n'umurage by'u Rwanda. Icyo kiganiro nacyo kikaba cyarabaye imfashanyigisho ikomeye ku batoranijwe, abanyeshuri bane batoranijwe kugira ngo bazahagararire abandi. Dushima ko ubwo bukangurambaga bwakozwe ku rwego rw'ikigo bwageze ku banyeshuri n'abarezi bagera ku 9,369. Ku rwego rw'intara harushanyijwe nyine ibyo bigo 20 byihagarariwe n'abanyeshuri 4. Ubukangurambaga bwakorewe kuri urwo rwego bugera ku 3,226. Tukaba rero uyu munsi tugeze ku rwego rw'igihugu, hakaba haratoranijwe ibigo 5. Buri kigo cyagiye gitsinda ku rwego rw'intara. Ngira ngo baraza kubabwira, ariko nanabivuga. Hari groupe scolaire Rebero yo mu ntara y'Amajyaruguru, hari intara y'Amajyepfo, seminari nto Virgo Fidelis, hakaza Uburasirazuba, groupe scolaire Mary Hills, hakaza intara y'Iburengerazuba, groupe scolaire Rubengera, hanyuma umujyi wa Kigali ukaba uhagarariwe na college ya Mutagatifu Andereya. Si byose murakoze cyane. Ngira ngo banyakubahwa abayobozi, barezi, banyeshuri, ibi bikorwa by'ubukangurambaga nk'uko nyakubahwa umuyobozi mukuru wa REB yabivuze, bishimangira ka kamaro cyangwa se rwa ruhare umuco wacu ukwiriye kugira mu burezi bw'urubyiruko, kuko bikwiriye ko abana turera bagira ubumenyi butandukanye mu masomo atandukanye, ariko bukajyanishwa n'uburezi mbonezamuco n'uburere mbonezamuco tuvana mu masomo nk'aya tugenda tubona mu muco. Nkaba rero ngira ngo mbashimire, nifuriza abagiye guhatana cyangwa se kurushanwa amarushanwa meza, ariko dukomeza kubakira ku ndangagaciro z'umuco wacu, uko niryo shingiro rya byose. Murakoze. Murakoze cyane. Tugeze mu mwanya mwiza waduteranyije uyu munsi. Twabanza kureba amabwiriza. Ikigo uko mwicaye, harabanza intara y'Amajyaruguru, Amajyepfo, Iburasirazuba, Uburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Muraza mutore ikibazo, nimumara kugitora mugende, turabaha umunota umwe, mukiganireho mwitsinda, haze gusubiza umwe. Mu gihe uwo mwitsinda asubiza, irindi tsinda riraba rihagurutse kugira ngo rimutere ingabo mu bitugu. Ibibazo rero biri mu byiciro 10 nk'uko twabibagejejeho. Icyiciro cya mbere kiraba ari ibibazo ku ndangagaciro, itsinda rya mbere n'itsinda rya kabiri muri bubarizwe ku manota 50 n'ubundi. Indangagaciro ziri ku manota 10, umurage uri ku manota 20 n'umuco uri ku manota 20. Itsinda tubanzirizaho ni ukuvuga ko ubwo muri buze gutombora ikibazo inshuro 10. Itsinda rya mbere riraba ririmo ibibazo ku ndangagaciro, n'ubundi ubazwa aratanga igisubizo ku manota 5. Itsinda rya kabiri n'ubundi nabwo ni ku ndangagaciro, ubazwa ikigo kibazwa kirahitamo igisubizo cy'ukuri nanone ku manota 5.
itsinda rya gatatu ni ibibazo ku muco, aho ubazwa atanga igisubizo ku manota 5. Itsinda rya kane ni ibibazo nanone ku muco, ubazwa nanone aratanga igisubizo ahabwa amanota 5. Itsinda rya gatanu ni ibibazo nanone ku muco, aho ubazwa noneho yemera niba igisubizo cyatanzwe ari cyo cyangwa atari cyo. Itsinda rya gatandatu ni ku muco nanone, ubazwa arahitamo igisubizo cy'ukuri mu byatanzwe. Itsinda rya karindwi ni ibibazo ku murage, ubazwa arabanza atange igisubizo ku manota 5. Itsinda rya munani ni ibibazo ku murage, ubazwa aratanga igisubizo ku manota 5. Itsinda rya 9 ni ibibazo nanone ku murage, ubazwa aremeza niba igisubizo mu byatanzwe ari cyo. Itsinda rya 10 nanone ni ku murage, ubazwa arahitamo igisubizo cy'ukuri. Twatangira rero, twahera ku ntara y'Amajyaruguru, haritoramo umwe azatora ikibazo, tubyibukiranye ko ari umunota umwe. Nazatora ikibazo ahita tubwira nimero yatomboye, mu gihe arimo aza Amajyepfo nayo, Amajyepfo yaza, uratubwira nomero gusa wicaye. Amajyepfo, Burasirazuba, uratubwira nimero mu kanya waba wicaye. Burengerazuba, Umujyi wa Kigali, murahabwa umunota umwe wonyine, uratubwira nimero y'ikibazo gusa. Twatomboye nimero 4. Atomboye nimero 4. Amajyepfo yatomboye nimero 1. Umujyi wa Kigali 5. Twatangira tugasubiza. Uwo muhisemo. Amajyaruguru yatomboye nimero 4. Ikibazo kiragira kiti, umugani w'umugenurano ugira uti inkingi imwe ntigera inzu, ujyanye n'ihe ndangagaciro remezo? Murakoze. Umugani w'umugenurano ugira uti inkingi imwe ntigera inzu, ujyanye n'indangagaciro remezo y'ubumwe. Murakoze. Nicyo yagikoze. Nimero 1 iragira iti, 3 mu ndangagaciro remezo z'umuco w'u Rwanda ziboneka mu kirango cya Repubulika y'u Rwanda. Indangagaciro itabonekamo ni iyihe? Murakoze. Indangagaciro remezo itaboneka mu kirango cya Repubulika y'u Rwanda, indangagaciro y'ubupfura. Murakoze cyane. Igisubizo batanze nicyo, ni y'ubupfura. Nimero 3, gukorera ku gihe ni imwe mu ndangagaciro zishamikiye ku yindi ndangagaciro remezo. Iyo ndangagaciro remezo ni iyihe? Murakoze. Indangagaciro ni indangagaciro y'umurimo. Murakoze cyane. Igisubizo nicyo. Itsinda rikurikiyeho 2, ikibazo kiragira kiti, umugani ugira uti amagara ntaguranwa amagana, wibutsa abanyarwanda iyihe ndangagaciro remezo? Wibutsa indangagaciro remezo ivuga gukunda igihugu. Murakoze cyane. Umugani ugira uti amagara ntaguranwa amagana, wibutsa abanyarwanda indangagaciro y'ubupfura n'iyishamikiyeho yo kubaha ubuzima. Ntabwo igisubizo mutanze ari cyo. Umujyi wa Kigali, kwiyandarika ni kirazira ishamikiye ku iyihe ndangagaciro remezo y'umuco w'u Rwanda? Kwiyandarika ni kirazira ishamikiye ku ndangagaciro. Indangururamajwi zanyu. Kirazira. Murakoze. Nicyo igisubizo mutanze.
tugeze ku itsinda rya kabiri. Itsinda rya kabiri ni itsinda ririmo ibibazo nanone ku ndangagaciro. Twahera noneho mu gufata ikibazo turahera ku mujyi wa Kigali kugira ngo tubahe amahirwe angana. Twatangira ku itsinda rihagarara mu mujyi wa Kigali. Mwatomboye nimero ya mbere iragira iti: imwe muri kirazira zikurikira ntishamikiye ku ndangagaciro remezo yo gukunda igihugu. A. Kuyobora nabi. B. Gutatira igihugu. C. Gutonesha. D. Gusambira ibyaduka. Igisubizo kirimo ni C. Gutonesha. Murakoze cyane, ni igisubizo cy'ukuri. Burengerazuba mwatoye nimero ya 4 iragira iti: kwambara ibiboneye ukikwiza bibumbatiye izihe ndangagaciro? A. Ubwangamugayo, kwihesha agaciro no kwiyubaha. B. Ubwangamugayo, ubudahemuka no kwicisha bugufi. C. Ubudahemuka, kirazira no gushishoza. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Itsinda ryacu igisubizo twabonye ni A. Ubwangamugayo, kwihesha agaciro no kwiyubaha. Murakoze cyane, mutanze igisubizo cy'ukuri. Ntara y'Uburasirazuba mwatomboye nimero ya 5. Ikibazo kiragira kiti: ugendeye kuri kirazira z'umuco w'u Rwanda, ni izihe kirazira zikumira kwambara no gukora iby'urukozasoni mu ruhame? A. Kirazira kwiyandarika no kwigayisha. B. Kirazira kwitesha agaciro no kwisuzuguza. C. Kirazira gusambira ibyaduka. D. Byose mu bisubizo byatanzwe nibyo. Murakoze, njye n'itsinda ryanjye twahisemo ko igisubizo cya nyacyo ari A. Kirazira kwiyandarika no kwigayisha. Murakoze, igisubizo mutanze ntabwo ari cyo, kuko kuri A dufite kirazira kwiyandarika no kwigayisha. B dufite kirazira kwitesha agaciro no kwisuzuguza. Kuri C kirazira gusambira ibyaduka. Ibyo bisubizo byose nibyo. Abahagarariye intara y'Amajyepfo, ikibazo mwabajijwe kiragira kiti: mu ndangagaciro zikurikira harimo idashamikiye ku bumwe. Iyo ndangagaciro ni iyihe? A. Gufatanya. B. Kubaha umuryango. C. Kugira ubushishozi. D. A na B nibyo. Murakoze, nk'itsinda ryacu tubonye ko kirazira idashingiye ku ndangagaciro y'ubumwe ari C. Kugira ubushishozi. Murakoze cyane, igisubizo mutanze nicyo. Twagiye Ntara y'Amajyaruguru mwatoye ikibazo cya 2 kigira kiti: imwe mu ndangagaciro zikurikira ntizishamikiye ku ndangagaciro remezo y'ubupfura. A. Kugira ijambo ryiza. B. Gucunga neza ibya rubanda. C. Kuzuza amasezerano. D. Kwicisha bugufi. Murakoze, indangagaciro idashamikiye ku ndangagaciro remezo y'ubupfura ni B. Gucunga neza ibya rubanda. Murakoze cyane, igisubizo mutoye nicyo, kuko indangagaciro ishamikiye ku ndangagaciro remezo yo gukunda igihugu. Ngira ngo twagaruka ku kanama nkemurampaka kakatubwira iki cyiciro, kuko ikindangagaciro kirarangiye, bakaba batubwira uko byifashe. Murakoze, akanama nkemurampaka dusanze iki cyiciro cya mbere ku ndangagaciro na kirazira. Amajyaruguru abanyamanota 10/10. Umujyi wa Kigali nawe ufite amanota 10/10. Amajyepfo afite 10/10. Uburasirazuba n'uburengerazuba bafite 5/10. Nuko turangije icyiciro cya mbere bihagaze. Murakoze. Tudatinze tugeze ku cyiciro cya 3.
turahera ku burengerazuba. Ikibazo mwatoye cya nimero ya 2 kiragira kiti ntibavuga kujya kunda kw'inka cyangwa se gushaka kubyara bavuga. Murakoze. Nk'itsinda ryacu twabonye ko ntibavuga kujya kunda kw'inka cyangwa gushaka kubyara bavuga kwerera. Murakoze cyane. Igisubizo mutanze ni cy'ukuri, ku nka bavuga kwerera. Tugeze iburasirazuba. Ikibazo mwatomboye kiragira kiti ntibavuga kuzima kw'igicaniro cy'inka bavuga. Ntibavuga kuzima kw'igicaniro cy'inka bavuga gusinzira. Cyo nicyo gisubizo mwari mwumvikanye cyangwa mwumvikanye ikindi? Twari twumvikanye. Murakoze. Ni igisubizo nicyo ni ugusinzira. Itsinda Amajyepfo mwatomboye ikibazo cya 5 kigira kiti ntibavuga imikondo y'ingoma ahubwo bavuga. Murakoze. Ntibavuga imikondo y'ingoma bavuga injishi. Murakoze cyane. Ntabwo igisubizo mutanze ari cyo, bavuga imikondo y'ingoma. Amajyaruguru. Murakoze. Ntibavuga gushyushya ingoma bavuga kuyosa. Murakoze cyane. Ntibavuga gushyushya ingoma bavuga kuyosa cyangwa ingoma ntizishyushywa ziroswa. Mujyi wa Kigali mwatomboye ikibazo cya 3. Ikibazo cya 3 kiragira kiti ntibavuga amaboko y'umutavu bavuga. Murakoze. Ntibavuga amaboko y'umutavu bavuga inkoni. Murakoze cyane. Igisubizo mutanze ni cy'ukuri. Tugeze ku rindi tsinda burasirazuba mwaza mugasubiza. Ikibazo kirabaza kiti mu bukwe bwa Kinyarwanda habamo imihango yo gusaba no gutebutsa. Ukorwa mbere y'uwundi ni uwuhe? Hagati yo gusaba no gutebutsa, umuhango ukorwa mbere y'uwundi ni uwuhe? Murakoze. Umuhango ukorwa mbere y'uwundi ni uwo gusaba. Mwagikoze. Twajya Amajyepfo mwatomboye nomero ya 3. Ahantu habugenewe hatunganijwe guterekwa amata hitwa hate? Murakoze. Ahantu hatunganyijwe hagenewe guterekwa amata hitwa ku Ruhimbi. Murakoze cyane. Igisubizo nicyo ni ku Ruhimbi. Amajyaruguru mufite ikibazo kigira kiti umuco nyarwanda ugizwe n'ibintu 3 by'ingenzi. Ni ibihe? Murakoze. Umuco nyarwanda ugizwe n'ibintu 3 by'ingenzi ari byo ururimi rw'Ikinyarwanda, indangagaciro z'umuco nyarwanda na kirazira. Murakoze cyane. Igisubizo mutanze ntabwo ari cyo. Umuco nyarwanda ugizwe n'umurage, ibihangano n'ibitirano cyangwa ibihahano. Mujyi wa Kigali mwatoye ikibazo cya 2 kigira kiti ibyiciro by'intwari z'igihugu ni 3 bivuge. Murakoze. Twe nk'itsinda ryacu ibyiciro bigize intwari z'igihugu ni imanzi, imena n'ingenzi. Murakoze. Murakoze cyane. Mutanze igisubizo kiri cyo uburengerazuba. Ikibazo mwatoye cya 4 kiragira kiti buri mwaka umuganura wizihizwa ryari? Murakoze. Buri mwaka umuganura wizihizwa kwa 5 w'ukwezi kwa Kanama. Kwa 5 wa mbere w'ukwezi kwa Kanama. Murakoze cyane. Ushizeho wa mbere. Igisubizo nicyo kwa 5 wa mbere w'ukwezi kwa Kanama ariko kwezi kwa munani. Tugeze ku itsinda rya 5 burengerazuba mufite nimero 5. Ikibazo cyanyu kiragira kiti mu muco w'u Rwanda uwahabwaga impotore ni uwabaga yarimanye ingabo 14 ku rugamba.
mu muco w'u Rwanda uwahabwaga impotore ni uwabaga yarimanye ingabo 14 ku rugamba. Nibyo sibyo? Itsinda ryacu ryasanze igisubizo ari sibyo. Kubera iki? Kubera ko uwahabwaga impotore yabaga yarishe ingabo 14 ku rugamba. Impotore yahabwaga uwabaga yarivuganye ababisha 14 ku rugamba. Muragikoze. Amajyepfo, ikibazo mwatomboye ni nimero ya mbere. Iragira iti: umuco nyarwanda uravukanwa. Nibyo cyangwa sibyo? Sibyo. Sibyo kubera iki? Kubera ko umuco nyarwanda uratozwa nta guvukana. Urakoze cyane. Igisubizo nicyo. Umuco nyarwanda ntuvukanwa ahubwo uratozwa. Amajyaruguru mufite ikibazo cya gatatu. Kiragira kiti: intwari z'Inyange ziri mu cyiciro cy'imanzi. Nibyo cyangwa sibyo? Sibyo. Murakoze. Igisubizo mwatanze nicyo sibyo, ziri mu cyiciro cy'intwari z'Imena. Burasirazuba, ikibazo mwatoye gifite nimero ya 4. Kiragira kiti: inka ifite ibara ry'umukara n'umweru bayita bate mu Kinyarwanda? Murakoze. Inka ifite ibara ry'umukara n'umweru bayita kibamba. Murakoze cyane. Igisubizo nicyo ni kibamba. Umujyi wa Kigali, gahunda za gira inka, abunzi, umugoroba w'ababyeyi ziri mu cyiciro cy'umurage nk'ibigize umuco. Ziri mu cyiciro cy'umurage nk'ibigize umuco. Nibyo cyangwa sibyo? Sibyo. Sibyo ni igisubizo cy'ukuri. Izo gahunda ziri mu cyiciro cy'ibihangano nk'ibigize umurage. Tugeze ku cyiciro gikurikiraho, icyiciro cya 6. Amajyepfo, twasubiza. Ikibazo mwatomboye ni nimero ya 4. Iragira iti: iyo intore zimaze gutozwa zikorerwa umuhango wo kuzihuza n'izindi zisanzwe zatojwe mbere. Uwo muhango ni kwinjiza intore mu zindi. Iyo ni A. B. kwakira intore mu zindi. C. kwakira intore. D. guhuza intore. Twahisemo A, kwinjiza intore mu zindi. Murakoze cyane. Icyo gisubizo ni ukuri, ni umuhango wo kwinjiza intore mu zindi. Umujyi wa Kigali, mwatoye ikibazo cya 2. Kigira kiti: mu Rwanda habagaho ibitaramo bitandukanye, harimo n'igitaramo cy'uburere mboneragihugu. Ni ibiki byarangaga iki gitaramo? A. intore zavugiragamo amateka yaranze u Rwanda. B. igitaramo cyavugirwagamo indashyikirwa zaremaga amatorero n'abatware. C. igitaramo bigiragamo kumasha, kuvuga indimi z'amahanga n'ibindi. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo twahisemo ni D. Nibyo. D iravuga ko A na B ari igisubizo by'ukuri. A iravuga ko ari intore, ari aho intore zigiraga amateka yaranze u Rwanda, naho B ikavuga ko ari igitaramo cyavugirwagamo indashyikirwa zaremaga amatorero, cyavagamo indashyikirwa zaremaga amatorero y'abatware. Igisubizo mwatanze nicyo. Amajyaruguru, nimero mwatoye ni nimero ya 1. Iragira iti: mu Rwanda habagaho ibitaramo bitandukanye, harimo n'igitaramo cy'umuryango. Muri icyo gitaramo hakorwaga iki? A. abana bataramanaga n'ababyeyi bagasabana. B. abana bigiragamo amateka y'intwari z'u Rwanda. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo kirimo. Murakoze. Igisubizo hano ni A, abana bataramanaga n'ababyeyi bagasabana. Murakoze cyane. Igisubizo mutanze ntabwo ari cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, kuko
habaga abana bataramanaga n'ababyeyi bagasabana, abana kandi bigiragamo amateka y'intwari z'u Rwanda. Burasirazuba batoye nimero ya 5 iragira iti intore ihamiriza igira imyambaro yabugenewe. Kimwe muri ibi bikurikira si umwambaro w'intore: A. Igikubwe. B. Igihagatiro. C. Ikirushya. D. Inkomo. Murakoze, igisubizo cyacu ni da, inkomo. Murakoze, igisubizo mutanze ntabwo ari cyo. Icy'ukuri ni ikirushya. Uyu si umwambaro w'intore, ahubwo ni ubwoko bw'umuhamirizo w'intore, kuko twabazaga ikitari cyo. Burengerazuba mwatoye ikibazo cya nimero ya 3. Abanyeshuri kiragira kiti abanyeshuri biga mu cyiciro cya 2 cy'amashuri yisumbuye babarizwa mu yihe ngamba y'intore mu byiciro by'intore abanyarwanda babarizwamo: A. Imbuto. B. Indirirarugamba. C. Indatabigwi. D. Indashyikirwa. Tubwire igisubizo mwahisemo. Murakoze, itsinda ryacu twasanze ari icyiciro cyaba indirirarugamba. Murakoze cyane, igisubizo mwatanze ni cy'ukuri. Icyiciro cya 7, mbere yo kugira ngo tukigereho, icyiciro kirangiye cyo cyabazaga ku muco, twagaruka ku bagize akanama nkemurampaka bakatubwira uko iki cyiciro cyifashe. Murakoze. Muri iki cyiciro Uburengerazuba bubonye amanota 20 kuri 20. Umujyi wa Kigali ubonye amanota 20 kuri 20. Uburasirazuba bubonye amanota 15 kuri 20. Amajyepfo abonye amanota 15 kuri 20. Amajyaruguru abonye amanota 10 kuri 20. Akanama nkemurampaka karakoze kutugezaho uko ibibazo ku cyiciro kirangiye, uko ibigo byakurikiranye. Tugeze ku cyiciro cya 7. Icyiciro cya 7 ni ibibazo ku murage, nabyo murahitamo inshuro 4. Iki cyiciro nanone gifite amanota 20. Wahera ku ntara y'Amajyaruguru. Nimero mwatomboye ikibazo kiragira kiti hari ingoro z'umurage zimuritsemo amateka by'umwihariko ajyanye n'urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Ni izihe? Zitwa zite? Kuvuga umubare ni amanota 2, kutubwira izo arizo ni amanota 3. Murakoze, izo ngoro ni 2. Ingoro y'amateka yo kubohora igihugu iri ku murindi w'intwari Gicumbi, n'ingoro y'urugamba rwo guhagarika jenoside ikorera mu nteko ishinga amategeko. Murakoze, tugishubije kiragira kiti izo ngoro ni 2 bagikoze kuzivuga. Ingoro ya mbere ni ingoro y'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu, n'ingoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside. Uburengerazuba mwatoye ikibazo cya nimero ya 4 kiragira kiti imurika rivuga ku bijyanye n'inama y'igihugu y'umushyikirano rimuritse mu yihe ngoro ndanga murage. Murakoze, nk'itsinda ryacu twabonye ko rimuritse mu ngoro ndangamurage yo kwigira. Murakoze cyane, igisubizo mutanze ni cy'ukuri, rimuritse mu ngoro ndangamurage yo kwigira. Twagiye mu mujyi wa Kigali. Ikibazo mwatoye cya nimero ya 5 kiragira kiti hari ingoro z'umurage zimuritsemo ingona mu buryo bubiri butandukanye. Zitwa zite? Uburyo bwa kabiri izo ngona zimuritswemo ni ubuhe? Kuvuga izo arizo ni amanota 2, kuvuga uburyo ni amanota 3.
murakoze. Ingoro y'umurage ya mbere ni ingoro y'umurage yitiriwe Richard Kandt. Iya kabiri ni ingoro ndangamurage y'ibidukikije. Hanyuma uburyo bubiri izo ngona zimuritswemo, ubwa mbere mu ngoro yitiriwe Richard Kandt ingona iragaragazwa, mu gihe mu ngoro ndangamurage y'ibidukikije ingona igaragazwa ku bishushanyo. murakoze. Mwagerageje igisubizo cy'ukuri. Icya mbere mwatanze ni ingoro ebyiri. Ingoro yitiriwe Richard Kandt ingona ihamuritse n'inzima, ubwo muzi icyo mwatanze uko kivuga. Naho ingoro y'umurage w'ibidukikije ingona ihamuritse irumishije. Uburyo ntabwo mwabuvuze neza. Ikibazo intara ikurikiyeho y'Uburasirazuba, ikibazo cya kabiri nicyo mwatomboye, kiragira kiti mu mujyi wa Kigali haherereye ingoro ndangamurage zingahe? Zitwa zite? Kuvuga umubare murabona amanota 2, kuvuga izo arizo murabona amanota 3. murakoze. Mu mujyi wa Kigali hari ingoro ndangamurage enye. Hari ingoro ndangamurage yitiriwe Richard Kandt, hari ingoro y'amateka yo kubohora igihugu, hari ingoro y'ubukangurambaga bwo kurwanya jenoside, hakaba n'ingoro y'ubugeni n'ubuhanzi. Murakoze. Igisubizo kiragira kiti igisubizo cy'iki kibazo, mu mujyi wa Kigali hari ingoro ndangamurage 3. Ingoro y'umurage yitiriwe Richard Kandt, ingoro y'ubuhanzi n'ubugeni, n'ingoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside. Amajyepfo, nimero ya mbere mwatomboye iragira iti mu ntara y'Amajyepfo haherereye ingoro ndangamurage zingahe? Zitwa zite? Kuvuga umubare nyawo ni amanota 2, kuvuga izo arizo ni amanota 3. murakoze. Mu ntara y'Amajyepfo hahereye ingoro 3. Iya mbere ingoro ndangamurage y'amateka y'imibereho y'Abanyarwanda iherereye i Huye. Iya kabiri ni ingoro ndangamurage y'imibereho y'abami iherereye i Nyanza. Iya gatatu ni ingoro ndangamurage wo kwigira yubatswe n'umwami Rudahigwa. Murakoze. Mu ntara y'Amajyepfo tugishubije twihuse, mu ntara y'Amajyepfo haherereye ingoro ndangamurage 3. Ingoro y'umurage w'amateka y'imibereho y'Abanyarwanda, ingoro y'abami, n'ingoro yo kwigira. Geze ku cyiciro cya 8. Batangira gusubiza. Ikibazo cyatombowe n'ikigo gihagarariye intara y'Uburasirazuba kiragira kiti mu karere ka Karongi hari ahantu ndangamurage hizihirijwe umuganura inshuro 7 cyangwa se 7 ku ngoma y'umwami Kigeli wa 4 Rwabugiri. Aho hantu ni he? Nta kindi wongeraho? Ahagana he Rubengera, ahagana he by'umwihariko? Murakoze. Igisubizo kiragira kiti aho hantu ni mu bigabiro bya Rwabugiri mu murenge wa Rubengera mu karere ka Karongi. Umujyi wa Kigali, wa Kigali watomboye ikibazo cya nimero ya 3 kigira kiti uyu mwaka u Rwanda rwijihije umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire ahantu ndangamurage hibutsa amateka y'ubusizi bwakungahaje ikinyarwanda. Ni ubuhe buhanzi? Ubuhanzi n'ubusizi. Hanyuma aho hantu ndangamurage ahijirijwe umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire
ni mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. nta kindi wongeraho, uvuze akarere, uzi n'umurenge wawe uvuga. Ni akarere ka Huye mu bisi bya Huye ndakeka. Ni akarere ka Huye mu bisi bya Huye. Ni mu karere ka Huye. Aho hantu murakoze, aho hantu haributsa inganzo y'ubusizi. Aho hantu ni Ikiruri mu murenge wa Karama, akarere ka Huye. Ikigo gikurikiyeho Amajyepfo. Ikibazo cya gatanu mwatomboye kiragira kiti: iriba rya Gihanga ni ahantu ndangamurage. Iryo riba riherereye hehe? Nkotsi na Bikara ni mu kahe karere? Nta kindi wongeraho? Intara, akarere, ikindi wakongeraho kuri iryo zina rya Nkotsi na Bikara? Murakoze. Nkotsi na Bikara iherereye mu murenge wa Nkotsi mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Uburengerazuba. Ikibazo cya kane mwatomboye kiragira kiti: abami Mutara wa gatatu Rudahigwa na Kigeli wa kane wa gatanu Ndahindurwa batabarijwe ku wuhe musozi? Murakoze. Aba bami batabarijwe ku musozi wa Mwima. Uwo musozi uherereye hehe? Mu yihe ntara, mu kahe karere? Mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Murakoze cyane. Batabarijwe ku musozi wa Mwima mu karere ka Nyanza, intara y'Amajyaruguru. Ikibazo mwatoye kiragira kiti: ahantu ndangamurage hitwa i Rwanda haherereye he? Murakoze. Igisubizo kiragira kiti: ahantu hitwa i Rwanda haherereye mu mpinga w'umusozi wa Rutunga, uherereye mu murenge wa Rutunga mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Tugeze ku itsinda rya 9. Ikibazo cya mbere mwatomboye kiragira kiti: umurage ni ibyo abakurambere badusigiye kandi tugenderaho. Nibyo cyangwa sibyo? Murakoze. Nibyo. Burengerazuba. Ikibazo nomero mwatomboye ni 3, iragira iti: ahantu ndangamurage, inzu ndangamurage n'ibisigaratongo byose bigize umurage ufatika w'Abanyarwanda. Nibyo cyangwa sibyo? Subizo: nibyo. Nibyo. Murakoze. Tugeze ku mujyi wa Kigali. Ikibazo mwatomboye cya nimero ya 4 kiragira kiti: umuhamirizo w'intore ni ikimenyetso cy'umurage ndangamuco ufatika w'Abanyarwanda. Nibyo cyangwa sibyo? Igisubizo ni sibyo. Sibyo. Igisubizo nicyo ni cy'ukuri, sibyo. Tugeze ku ntara y'Uburasirazuba. Ikibazo cya 5 mwatomboye kiragira kiti: umurage w'u Rwanda w'intore, umuganura, ingoma, imigongo n'agaseke iri ku rutonde rw'umurage ndangamuco udafatika w'isi. Nibyo cyangwa sibyo?
igisubizo si byo. Murakoze, nicyo cy'ukuri. Intore, umuganura, ingoma, agaseke biri ku rutonde rw'umurage udafatika w'u Rwanda. Itsinda Amajyepfo. Amajyepfo mwatomboye ikibazo cya kabiri kigira kiti ahantu hitwa ndangamurage kuko ibihari n'ibihavugwa bigize umurage w'Abanyarwanda basangiye kandi basigiwe n'abasokuruza, ndetse hamwe na hamwe usanga ari umurage wa muntu muri rusange. Nibyo cyangwa si byo? Nibyo koko, ni igisubizo cy'ukuri. Tugeze ku itsinda rya nyuma, ariryo tsinda rya 10. Mujyi wa Kigali twawuheraho ugasubiza. Ikibazo cya gatanu mwatomboye kiragira kiti ubwo u Rwanda rwakiraga inama mpuzamahanga ya CHOGM, guverinoma ya Jesse mu bwami bw'Ubwongereza yageneye u Rwanda impano y'igihangano cy'inka. Icyo gihangano kimuritse muri iyo ngoro y'umurage. Igisubizo twahisemo ni A, ingoro y'ubugeni n'ubuhanzi. Murakoze, ntabwo ari cyo. Igisubizo cy'ukuri ni C, ni ingoro ndangamurage yo kwigira, niho kimuritse. Burengerazuba, ikibazo mwatoye cya gatatu kiragira kiti ushaka kumenya by'umwihariko ibijyanye n'inyambo wasura iyihe ngoro ndangamurage muri izi zikurikira? A, ingoro yitiriwe Kanti. B, ingoro y'umurage w'amateka y'imibereho y'Abanyarwanda. C, ingoro y'umurage w'ibidukikije. D, nta gisubizo kirimo. Murakoze, itsinda ryacu twasanze ari D, nta gisubizo kirimo. Murakoze cyane, koko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Burasirazuba mwatomboye ikibazo cya nimero ya 4 kigira kiti ibijyanye n'intore n'itorero wabisanga mu yihe ngoro ndangamurage? A, ingoro ndangamurage yo kwigira. B, ingoro y'umurage yitiriwe Kanti. C, ingoro y'umurage w'amateka y'imibereho y'Abanyarwanda. D, A na C ni ibisubizo by'ukuri. Ibyo koko mutoye igisubizo cy'ukuri. A na C ni igisubizo cy'ukuri. Amajyepfo, ikigo cyatoye ikibazo cya kabiri gihagarariye Amajyepfo cyatoye ikibazo cya kabiri kigira kiti ibijyanye n'amasezerano y'amahoro ya Arusha wabisanga mu ngoro ndangamurage. A, ingoro y'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu. B, ingoro y'umurage w'amateka y'imibereho y'Abanyarwanda. C, ingoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside. D, A na C ni ibisubizo by'ukuri. Murakoze, koko ni igisubizo cy'ukuri. Amajyaruguru, ikigo gihagarariye intara y'Amajyaruguru mwatomboye ikibazo cya mbere kigira kiti ushaka kumenya uburyo Abanyarwanda bo hambere babagaho mu bukungu, imibanire n'imyemerere yabo wasura iyihe ngoro ndangamurage muri izi zikurikira? Ingoro yitiriwe Kanti, ingoro y'amateka y'Abanyarwanda no kwigira, ingoro y'abami. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murakoze cyane, ntabwo mutanze igisubizo cy'ukuri kuko ingoro y'amateka y'Abanyarwanda no kwigira iyo ngoro ntayibaho yitwa ityo, ahubwo wasura ingoro y'umurage w'amateka y'imibereho y'Abanyarwanda. Murakoze. Iki cyiciro cya nyuma intara y'Uburengerazuba yabonye amanota 20 kuri 20.
intara y'amajyepfo yabonye amanota 20/20 nayo. Intara y'amajyaruguru yabonye amanota 15/20. Umujyi wa Kigali wageze amanota 13.5/20. Uburasirazuba bwabonye amanota 13/20. Nuko iki gice kirangiye, murakoze. Akanama nkemurampaka karakoze mu kutugezaho uko iki cyiciro cyagenze, ariko hari icyiciro cya gatandatu tugiye kongera gusubiramo, cyatowe n'ikigo gihagarariye intara y'amajyaruguru, cyabazaga kiti mu Rwanda habagaho ibitaramo bitandukanye harimo n'igitaramo cy'umuryango. Muri icyo gitaramo hakorwaga iki? Amajyaruguru icyo kibazo mwakongera, sinzi niba kiri hafi yanyu, mwakongera mukatubwira igisubizo mwatoye cyari cyo. Igihe habayeho kwibeshya, amanota akanama nkemurampaka kayabaha. Batoye A, bayabaha n'igihe wibeshye mu gisubizo. Mu gihe akanama nkemurampaka kagiye kwiherera katubwira, kugira ngo katubwire niba koko impaka zakemukiye kuri iki cyiciro, nabashubije ijambo umuhuza w'ibiganiro. Murakoze. Mu gihe akanama nkemurampaka kiherereye gateranya amanota ndetse kabiha umurongo neza, nagira ngo nanjye mbasaba umusanzu nkurikije ibisubizo aya matsinda atandukanye yashubije. Mbasaba umusanzu abagendanye ibiganza. Barahari? Tubakomere mu mashyi. Mu gihe itorero tugiye kwakira naryo ryitegura, nagira ngo mbabwire uko aya matsinda yarushanwaga, uko ibihembo biri buze kuba bikurikirana, maze mwumve umusaruro w'ibisubizo byabo. Ikigo kiza ku mwanya wa mbere ku rwego rw'igihugu kirahembwa amafaranga 350,000, ibitabo 50 birimo iby'ikinyarwanda n'ubuvanganzo nyemvugo, inkoranyamagambo y'ikinyarwanda, ndetse banahabwa icyemezo cy'ishimwe ko aribo babaye abadahigwa b'uyu munsi. Mube mubakomeye amashyi tutaramenya abari bo. Hari abanze kuyakoma batizeye neza. Ikigo kiri bari kije ku mwanya wa kabiri kirahembwa 250,000 y'u Rwanda, gihabwa ibitabo 50 birimo iby'ikinyarwanda n'ubuvanganzo nyemvugo, bahabwa inkoranyamagambo y'ikinyarwanda ndetse n'icyemezo cy'ishimwe. Aba kabiri nabo tubakomere mu mashyi. Ikigo kiribuze ku mwanya wa gatatu kirahembwa amafaranga 200,000 y'u Rwanda, ibitabo 50 birimo iby'ikinyarwanda n'ubuvanganzo nyemvugo, inkoranyamagambo y'ikinyarwanda ndetse n'icyemezo cy'ishimwe. Aba gatatu nabo ni muyabakomere. Ikigo kiza kuza ku mwanya wa kane kirahembwa amafaranga 150,000 y'u Rwanda, ibitabo 50 birimo iby'ikinyarwanda n'ubuvanganzo nyemvugo ndetse n'inkoranya y'ikinyarwanda hamwe n'icyemezo cy'ishimwe. Ikigo kiba icya gatanu nacyo kirahembwa amafaranga 100,000 y'u Rwanda, ibitabo 50 by'ikinyarwanda n'ubuvanganzo nyemvugo, inkoranya y'ikinyarwanda ndetse n'icyemezo cy'ishimwe. Murumva ko bose nubwo turi bumenye uko bakurikirana ariko nta watsinzwe. Niyo mpamvu bose bari buhabwe ibyo bihembo ndetse by'akarusho bakaba bari buze no gufata ifoto n'abayobozi bari hariya. Icyo se ntabwo ari igihembo?
itorero niba ryamaze kwitegura turabakiriye, maze rero mu kanya tuze kumenya uko aya matsinda yarushanyijwe. Murakoze ab'iwacu, turabakiriye. Gahorera iby'isi n'ikizungereza kinarugamba nk'uko ikinamyo. Ngahorera iby'isi yehe kinarugamba nk'uko ikinamumi. Ngahorera iby'isi n'ikizungereza kinarugamba nk'uko ikinamumiyonga. Ukikina mumiyo yemwe bakobwa nimuze tujya inama, tujya umugambi wo kubyina ikizungerezi. Iby'isi ni ikizungerezi kinarugamba nk'uko ikina mumiyo. Naragiteye nyizengurutse isi yose, bucya mu gitondo amariza arataha. Bakobwa tujya inama, tujya umugambi yo kubyina ikizungerezi. Naragiteye nyizengurutse isi yose, bucya mu gitondo amariza arataha. Igituma nyikunda yananiye abagambanye. Agishiye ishyanga irisha ishyamba, yaraye rubuhonde bonde rurwuri. Yorusanganiza yozaraye zigishutse, inyangamutsindo zisumbuye inganje. Mpore wararaye, mpore 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 mpore, zikutse imirambi irambagirwa n'inyambo, zikumbura amazi y'amariba adatemba. Mpore wararaye, mpore 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 mpore, izo zakumbuye izazo zirara zigenda, igitondo gitangaza ziri mu marembo. Mpore wararaye, mpore 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 mpore, bambara mpumbya nimuvuze impundu, bagore bamagaje umugano uruhimbi. Wararaye mpore 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 mpore, nyiragicari canira ziratashye, munsi ndarwejo nazikubite bezenzu. Mpore wararaye, mpore 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 Barakoze cyane itorero ab'iwacu muri uyu mwanya mwiza. Buriya imbyino iciyemo iturishije imitima y'abicaye imbere hano, nibura itumye bongera kugaruka mu mwanya mwiza wo kumva amanota. Nagira ngo rero muri aka kanya twakire akanama nkemurampaka katubwire icyo tugiye gukora muri aka kanya. Ariko mwiteguye kumva amanota? Muriteguye? Aha, reka twumve akanama nkemurampaka katubwire icyo tugiye gukurikizaho muri aka kanya. Murakoze.
nababwira ko aya marushanwa yabaye meza cyane kubera ko abarushanyijwe icya mbere bagize amanota menshi, mubahe amashyi. Icya kabiri gituma mvuga ko yabaye meza nuko ntabwo bifuza ko dutaha, ntabwo turabona ugomba kubona igihembo cya mbere kuko babiri ba mbere banganyije, twinjiye mu kindi cyiciro kigomba kubakiranura. Babiri ba mbere mwabakeka? Nimugerageze twumve. Impamvu ndayumva, impamvu muvuze setandire ndayumva, ariko nk'akanama nkemurampaka kandi twagiye tunabibatangariza uko buri cyiciro cyarangiraga, intara zigomba kwishakamo ibi ya mbere ikegukana igikombe cyagenewe cyangwa cyateganyijwe kuri aya marushanwa. Ibigo bibiri byanganyije tugiye gukomeza dushakamo kimwe, ni ikigo gihagarara intara y'Amajyepfo yagize amanota 45 kuri 50, mubahe amashyi. Abandi nabo bagize amanota 45 kuri 50 n'intara y'Uburengerazuba, nabo mubahe amashyi. Ni ukuvuga aya marushanwa ararangiye hagati ya Petit Seminaire Virgo Fidelis yo ku Karubanda na TTC Rubengera, murambabarira, ihagararira intara y'Uburengerazuba, umwe muri bo atwaye igikombe cy'aya marushanwa. Ubwo rero ni mwihangane no muri dukomeze tujye mu kindi cyiciro kuko tugomba kubona uba uwa mbere, nyuma nibwo tubabwira noneho uko n'ibindi bigo byakurikiranye. Murakoze. Akanama nkemurampaka karakoze kutubwira uko byifashe, n'ubundi ibibazo birimo mu gaseke. Ibigo byavuzwe bigiye gutora ibibazo, ikibazo kimwe kimwe mu biri mu gaseke. Arahita agenda, tumuha akanya gato bakiganiraho nk'itsinda, bahite baza bakidusomere bagisubize. Ikigo gihagarara intara y'Amajyepfo cyiteguye n'abandi biteguye. Reka tubanze igihagarariye Uburengerazuba. Ku kibazo mwatubajije yavuga ngo ubuvanganzo nyandiko ni igihimbano mu muco nyarwanda bwaba bwaratangiye bunasakara mu gihe cy'abami b'u Rwanda bakurikira. Hari A n'abana C na D. Twahisemo C. Kigero wa gatanu Rwabugiri, Yuhi wa gatanu Musinga na Mutara wa gatatu Rwogera. Wadusomera n'ibindi byabanje. A yavugaga ngo Yuhi wa gatanu Musinga, Mutara wa gatatu Rwogera na Kigeri wa gatanu Ndahindurwa. B Mibambwe wa kane Rutarindwa, Yuhi wa kane Gahindiro na Kigeri wa gatanu Ndahindurwa. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mwebwe mukaba mwatoye ikihe? C Kigeri wa kane Rwabugiri, Yuhi wa gatanu Musinga na Mutara wa kabiri Rwogera. Murakoze. Ubwo akanama nkemurampaka karatubwira ikigo gihagarariye intara y'Amajyepfo. Murakoze. Twatomboye ikibazo cya karindwi. Umugore w'umuhungu w'umuntu yitwa gute? Itsinda ryacu ryasubije ko umugore w'umuhungu w'umuntu yitwa umukazana. Badusomera neza n'ibindi bari babahaye guhitamo kugira ngo tucyumve. Nicyo cyonyine? Yego. Ubwo niko cyari giteye. Twabaza niba ibi bibazo bibiri ku ntara y'Uburengerazuba n'intara y'Amajyepfo bikemuye impaka. Batubwiye ko bikemuye impaka. Murakoze cyane. Uyu mwanya ubwo impaka zikemutse, reka dusubize umuhuza w'ibiganiro umwanya kugira ngo atuyoborere icyiciro kigiye gukurikiraho. Murakoze. kugira ngo noneho twese twiteguye kumva uko abarushanwaga intara zose z'u Rwanda n'umujyi wa Kigali uko bakurikiranye
kuba bose batsinze ibyo twabibonye ko batsinze kuko basubizaga twumva, ariko noneho tugiye kumenya uko bakurikiranye mu manota. Turaza kubikurikiranya gutya, ariko mwicyo muri bumfashe, mfite mikoro imwe, iyo haba nyinshi bari kubaha mwese mukaba muzifite, uwo bakiriye tukajya tumutera imbaraga kubera ko yatsinze kandi ibintu basubije byari bikomeye rwose. Muraza kumfasha rero tubashyigikire tubakomera mu mashyi uwo twakira wese guhera ku wa gatanu kugeza kuba wabaye wa mbere. Tugiye guhera ku kigo cyaje ku mwanya wa gatanu, niho tugiye guhera. Ko wagira ngo mwagiketse, mwagiketse ntabwo mukiri abarokore. Gukeka ni iki? Ntitwongere gukeka, ariko reka akanama nkemurampaka kadufashe twe gukeka. Ikigo cyabaye icya gatanu, ko ndaba mwese mufite ubwoba. Aha, ikigo cyabaye icya gatanu ni aha, reka tureke gukeka noneho tukimenye maze twakire ibihembo byacyo. Murakoze. Ikigo cyabaye icya gatanu ni ikigo cyari gihagarariye intara y'Iburasirazuba. Icyo kigo ni Mary Hill Girls Secondary School. Amashyi. Arakoze. Ayo mashyi numvise adahagije. Uburemere bwabyo, mutekereze ibigo dufite byose mu gihugu. Ikigo cyabaye icya gatanu muri ibyo bigo byose, nimubirebere mu bigo bitanu biri hano, mubirebere mu bigo byose biri mu gihugu babaye wa gatanu. Nimubakomere mu mashyi kuri. Mugiye kumva ibihembo bagiye gushyikirizwa. Nsaba sere directrice kugira ngo yigire imbere w'iki kigo cyatwakiriye aze kuduhembera iki kigo kigiye guhembwa amafaranga y'u Rwanda 100,000, bagahembwa ibitabo 50, harimo iki gitabo cyiza murimo kubona cy'inkoranya y'Ikinyarwanda iciriritse, aho amagambo ugenda uyasanga ukurikije alphabet uko agenda akurikirana. Hakaba ibitabo by'amuga y'ubucamanza, ni ukuvuga terminologies zikoreshwa mu bucamanza. Ubu abanyeshuri muri aha ngaha nabo ku bigo byabo bazasangira ubu bumenyi, bizaba biturutse ku cyuya bariya abana biyushye. Harimo kandi inkoranya y'Ikinyarwanda, hakabamo ibitabo by'imiterere y'Ikinyarwanda, amajwi, amagambo, interuro, uvuga ikibonezamvugo. Hakabamo ibitabo ngucira umugani, mubambuza umugani, ntuzavika mugani, pfundikira aho ngaho. Reka rero dusabe sere directrice yigira imbere aduhembere iki kigo, abagezaho ibihembo uko byateguwe. Aranyura hano abashyikirize ibahasha irimo bwa butumwa, abashyikirize icyemezo cy'ishimwe. Noneho ibitabo 50, kubera ko byose batabiterura ngo babibashyikirize, n'ubundi uwo muzigo uraza kuba uteguwe, muraza kuwujyana muwereke abayobozi banyu, mubereke igihembo mwatsindiye kuri uyu munsi.
muhagaze noneho buri wese yerekeze igitabo imbere. Aha, nk'uko iyo ku ruhande yagifashe, biriya bintu mubona bitanejeje. Aha, tugiye ku kigo cyaje ku mwanya wa 4. Ikigo cyaje ku mwanya wa 4 kigiye gutwara akayabo k'amanyarwanda 150, bagatwara kandi igihembo cy'ibitabo 50, nk'uko nahoze mbivuga, iby'ikinyarwanda, ubuvanganzo nyemvugo, inkoranyamagambo y'ikinyarwanda, ndetse bakanahabwa icyemezo cy'ishimwe. Ikigo cya 4 ni akanama nkemurampaka kagiye kukitugezaho. Murakoze. Ikigo cyabaye umwanya wa 4, cyaje ku mwanya wa 4 ni ikigo cyari gihagarariye intara y'Amajyaruguru, Groupe Scolaire Rebero. Amashyi menshi, amashyi menshi. Groupe Scolaire Rebero yabonye amanota 40 kuri 50. Mubaha amashyi. Groupe Scolaire Rebero ije ku mwanya wa 4. Nyakubahwa intebe y'inteko yungirije, twagira ngo mwigire imbere maze mubadushyikiririze ibihembo nk'uko twari tumaze kubivuga, mwabateguriye kandi mwabateganyirije kuri uyu munsi. Batambuka babashyikiriza ibyo bihembo. N'abayobozi babo rwose mugize neza. N'abayobozi babo batambuke bafashe kwakira ibi bihembo. Barakoze cyane, mubashimire kandi mpamya ko abari muri iyi nzu turi mu bagize amahirwe menshi yo kwiga, kuko uko basubizaga twumvaga kandi harimo byinshi natwe twigiyemo. Abarushanyijwe buriya banatubereye abarimu beza. Tugiye kugera ku wundi mwanya twinjiyemo. Ubu ngubu tugiye kumenya ikigo cyaje ku mwanya wa 3. Amva kandi mwagiketse nacyo. Ikigo cyaje ku mwanya wa 3 kigiye guhembwa amafaranga 200,000 by'u Rwanda, bahabwe ibitabo 50 kandi bahabwe n'icyemezo cy'ishimwe ko bahiganwe neza bakaba batsinze. Ikigo cya 3 ni mureke twumva akanama nkemurampaka. Akanama nkemurampaka mudufashe tumenye ikigo cyaje ku mwanya wa 3. Ikigo cyaje ku mwanya wa 3 ni ikigo cyari gihagarariye umujyi wa Kigali, ni Collège Saint-André. Muhaguruke tubashimire kuza ku mwanya wa 3, ngo bakomere mu mashyi cyane rwose. Collège Saint-André yagize amanota 43 n'igice kuri 50. Bakoze neza, mu bashimire. Ikigo cya Mutagatifu Andereya cyaje ku mwanya wa 3. Twagira ngo dusabe umuyobozi mukuru wa REB kugira ngo mumbabarire, umujyanama w'umuyobozi mukuru RTB yigira imbere abadushyikiririze ibihembo bateguriwe kandi bakoreye. Ikigo cy'urwunge rwa Mutagatifu Andereya, nanjye naraharerewe mu myaka ya kera. Murumva ari nka ryari? Muri za 50.
mirongo ingahe? 40. Collège Saint André ikaba yakira ibihembo byabo amafaranga 200 y'u Rwanda, ibitabo 50 bitandukanye ndetse n'icyemezo cy'ishimwe, bafata ifoto n'umujyanama w'umuyobozi mukuru wa RTB. Uyu munsi ni umunsi w'amateka, nibagera ku kigo n'ikigo kize kudufasha kubashimira. Tugeze ku mwanya wa kabiri kandi wasanga mugiye gukeka nanone. Akanama nkemurampaka reka nkahe kaba ariko gafata icyemezo cy'uko tubigenza. Nk'akanama nkemurampaka dufashe umwanzuro wo guhita ahubwo dutangaza ikigo gitwaye iri rushanwa ku muco, indangagaciro n'umurage by'u Rwanda. Bivuze ko tugiye kubatangariza ikigo cyahize ibindi kikaza ku mwanya wa mbere muri aya marushanwa. Ikigo cyahize ibindi rero mwabirebaga, mwabibonye, ari nacyo kibaye icya mbere, ubwo igisigaye kiraza kuba ari icya kabiri, birumvikana. Ikigo kibaye icya mbere ni ikihe ko mwabibonye? Ni ikihe? Ikigo rero kibaye icya mbere babikoze ni seminari ntoya Virgo Fidelis. Ikabibonye amanota 55 kuri 60. Ikigo cya mbere, ikigo cyahize abandi, ikigo cyahize abo bahiganwaga ndetse n'ibindi bigo byose byitabiriye aya marushanwa. Bansabye ko twabanza guhemba ikigo cya kabiri, noneho icya mbere kikaba cyishyushya kuko kugira ngo cyakire igihembo cyabo. Twakire Deje wa REB kugira ngo yigire imbere adufashe aduhembere ikigo cya kabiri aricyo TTC Rubengera yagize amanota 50 kuri 60. Cyakira rero igihembo cy'ibihumbi 250, ibitabo 50 bitandukanye by'ikinyarwanda ndetse n'icyemezo cy'ishimwe bateguriwe kuri uyu munsi. Mwazibonye inota ariko? Ibyo rero ibihembo byabo bashyikirizwaga n'umuyobozi mukuru muri REB. Deje akiri imbere atwemerere afatanyije n'intebe y'inteko baduhembere ikigo cya mbere kigira imbere maze cyakire ibihembo byacyo. Ibihembo bingana n'akayabo k'ibihumbi 350 y'u Rwanda, ibitabo 50 by'ikinyarwanda bitandukanye, noneho banakira igikombe nk'ikigo cyahize ibindi ku rwego rw'igihugu. Icyo gikombe bashyikirijwe n'intebe y'inteko kuri uyu munsi. Mubakomere mu mashyi ni aba mbere kugeza ikigo cyahize ibindi.
ibigo byose byakurikiye uyu muhango bazaharanire ko ubutaha kiriya gikombe aribo bazagishyikirizwa. Reka dusabe abanyeshuri bamaze kwakira iki gihembo nibamara gufata iyi foto y'ibitabo, turaza gusaba abayobozi bari imbere deje n'intebe y'inteko mu nteko y'umuco babe bakomeje kugira ngo baduhembere. Undi muntu, undi munyeshuri w'indashyikirwa, barakoze cyane. Reka abanyeshuri bicare, abayobozi bakiri imbere. Hari undi muntu ugomba guhembwa watsinze ku rwego rw'igihugu. Ubu ngubu ni umusizi Keza Fiona. Keza Fiona rero akaba arimo agera ikirenge mu cya Nyirarumaga. Nyirarumaga muramuzi? Dusaba n'ababyeyi be ngo bigire imbere bamufashe kwakira akaba ahembwe akayabo k'amanyarwanda 200,000 kandi agahabwa icyemezo cy'ishimwe nk'uwahize abandi mu busizi, mu nganzo ye namwe mwiyumviye. Bose iyi foto mureke bayifate. Murabyibuka ko no mu bihembo nari nayishyizemo ko bagomba gufata ifoto y'urwibutso n'abayobozi. Biragaragara ko mwishimye. Abenshi barimo baravuga bati Keza umwaka utaha iki gihembo ntazakidutwara. Abandi barimo baravuga bati umwanya wa mbere nitwe tuzawegukana. Turabashimiye. Batambuka nyakubahwa intebe y'inteko mu nteko y'umuco, twagira ngo muri uyu mwanya mutarasubira mu byicaro byanyu mutugezeho ubutumwa mwaduteguriye kuri uyu munsi. Turabashimiye. Marcel, uburyo wayoboye ikiganiro, wayoboye ibirori ni byiza cyane. Ndagira ngo ijambo ryanjye ntangire nanjye mbasaba rwose kwegeranya ibiganza, dushimire aba banyeshuri mu matsinda yabo. Twebwe mu nteko y'umuco tuzi neza icyuya biyushye, tuzi imbaraga bashyize muri aya marushanwa, guhera ku bigo byabo, ku ntara, kugera ku rwego rw'igihugu. Ntabwo byari byoroshye, ni urugendo rurerure baciyemo. Tugira ngo rero tubashimire cyane bana bacu, ariko cyane cyane amashimwe birumvikana yuko ni mwebwe itsinda rimaze guhiga abandi. Mwakoze cyane. Twe by'umwihariko twagize n'ishema kubera ko icyicaro cy'inteko y'umuco kiba mu karere ka Huye hafi y'iri shuri ry'aba bana, ariko ntabwo ari cyo cyabiteye. Ndashaka gukomeza iri jambo nshimira cyane, nanasaba ngo mufatanye nanjye dushimire Sœur Directrice, umuyobozi w'iri shuri rya FAWE ryakiriye kino gikorwa.
iki kigo ni abafatanyabikorwa b'inteko y'umuco kuva kera, ntabwo ari ubwa mbere duhuriye hano mu bikorwa bisa n'ibi ngibi. Nyakubahwa muyobozi, ni ukuri mwaduteye umusanzu, mwafashije inteko y'umuco natwe gushyira mu bikorwa inshingano dufite bazibabwiye, kubungabunga umurage no kurinda ururimi, indangagaciro n'umuco nk'ishingiro n'umusingi by'ubumwe bw'Abanyarwanda. Mwakoze cyane rero, kandi nshimira n'abarezi bari hano, abayobozi bari hano. Ndashimira cyane umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze REB, wa Nelson, mwakoze cyane. Kandi turashimira umujyanama w'umuyobozi mukuru wa RTB, namwe mwese muri hano, abanyeshuri bo muri iri shuri, akanama nkemurampaka, mwakoze akazi gakomeye cyane. Mwese mu izina ryabo turi hano turabashimiye, mwakoze. Dutegura aya marushanwa babibabwiye, intego twari dufite nyamugari z'ingenzi zari ebyiri. Intego ya mbere ko ari ugufasha urubyiruko cyane cyane uri mu mashuri yisumbuye gusobanukirwa no kwitoza umuco, indangagaciro, umurage, kugira ngo bakurane nawo uhore ubaranga. Kandi tugira ngo uburere n'uburezi bigende byuzuzanya, kandi iryo hame ryo guhuza uburere n'uburezi tubisanga no mu migani y'Ikinyarwanda. Hari umugani uvuga ngo igiti uburere, ngira ngo ni ibyo ngibyo. Hari n'undi ngira ngo hari indi myinshi, ariko ikigamijwe ni ukugira ngo rwose mukiri bato mukurane n'ubu burere n'uburezi. Icya kabiri twari tugamije, nacyo usanga mu nshingano z'inteko y'umuco, ni ukugira ngo umuco wacu ube umurage uhererekanwa uko ibisekuru bigenda bihererekanwa. Ni ukuvuga rero ngo mwebwe bakiri batoya, igihe cyanyu ni iki, ni mwebwe mugezweho kugira ngo mwakire umuco, umurage, indangagaciro, muwutore, ubarange, kugira ngo namwe muzagire mute, kugira ngo namwe muzawuhererekanye ku bazaba bakomokaho. Izo nizo ntego ebyiri twari tugamije. Rero tubikora tunyuze mu marushanwa nk'aya, ariko dukora n'ibiganiro, dukora ubukangurambaga. Inteko y'umuco mu bufatanye n'izindi nzego, harimo n'ikigo cya REB, akazi kacu ka buri munsi usanga aba ari ubukangurambaga, amarushanwa nk'aya ngaya n'ibiganiro. Ubwo rero mushobora kumbaza ngo ese nyuma y'aya marushanwa yose, aho mwagiye muzenguruka mu ntara kugera ku rwego rw'igihugu, ko mutubwira yuko icyo mwari mugamije ari ukugira ngo abana batore barangwe n'umuco n'umurage n'indangagaciro, ese iyo ntego mwayigezeho? Ese koko aho mugenda hose mwahamye yuko urubyiruko rw'u Rwanda cyane cyane abari mu mashuri yisumbuye, ese koko bararangwa n'umurage, bararangwa n'umuco, bararangwa n'indangagaciro? Ibyo mushobora kutubaza niba ari ibintu twahagararaho tukavuga ngo byagezweho. Icyo cyaba ari ikibazo gikomeye mutubajije, ari ikibazo gikomeye. Ariko twebwe icyo duhamya duko aya marushanwa yakoze kuva ku kigo, ku ntara, kugera ku rwego rw'igihugu, yagize akamaro kanini cyane, haba ku bagiye barushanwa, ariko n'abagiye babikurikira. Ngira ngo muremeranwa nanjye yuko namwe mwakurikiye, mwagiye mwiga ibintu byinshi, siko bimeze? Aya marushanwa rero yagize akamaro kanini cyane, ariko abarezi bari hano
kugira ngo murabizi ntabwo twavuga yuko ibibazo bidahari, ibibazo biracyahari, twe turabibona. Mwe nk'abarezi, seri directrice ashobora nawe ko abibona, ni umurezi n'abandi bose. Ntabwo mu rubyiruko cyane cyane mu mashuri yisumbuye ntabwo twavuga yuko nta bibazo bikirimo. Ibibazo twe dukunze ni byinshi, ariko wenda reka babwire ikibazo nka kimwe dukunze kubona duhura nacyo, kugira ngo tujye dufatanya kugikemura. Twebwe byagiye binagaragara mu bibazo byabajijwe, turimo turabona ko urubyiruko, harimo n'urubyiruko ruri mu mashuri yisumbuye, hari ikibazo cyo gusamarira ingeso n'imico mvamahanga. Turemeranywa? Gusamarira, kwadukira, gukoyora, kwigana imico n'ingeso mvamahanga. Icyo ni ikibazo turimo kubona, kandi tukakibona no mu rubyiruko. Muzi ijambo isuri. Isuri muzi icyo ari cyo? Bakunda imvura igwa ahantu hari mu manegeka cyangwa ahanamye ukabona ubutaka bwose. Turimo turabona isuri irimo guterwa n'iyo mico n'ingeso mvamahanga mu rubyiruko rwacu. Ndabaha ingero nkeya. Reka mbaho urugero mu mikoreshereze no kuboneza ururimi rw'Ikinyarwanda. Mu kuboneza no gukoresha ururimi rw'Ikinyarwanda biratubabaza. Turimo turabona urubyiruko bazi neza Ikinyarwanda pe, bakirerewemo, bakuriyemo, utavuga ngo bafite ikibazo cy'Ikinyarwanda, ariko bajya kugikoresha bakiya kugikinisha uko bishakiye, bakiya gushyiramo izindi ndimi ziturutse hanze, bakiya kukigoreka, kugifefeka. Ukabona ururimi rw'Ikinyarwanda, ururimi kavukire, rurimo rurangizwa, rurimo rurononwa, kandi bigakorwa n'abari mu cyiciro cy'urubyiruko. Icyo kibazo turimo turakibona mu bukangurambaga dukora bwinshi, tubigarukamo cyane, kandi ukabona barabikora ku bushake. Icyo ni ikibazo ngira ngo mudufashe gikemuke. Mwebwe nk'abanyeshuri ndabizi babigisha izindi ndimi, babigisha Icyongereza, babigisha Igifaransa, ngira ngo n'Igiswahili n'ibindi. Muzarebe abarimu hano bambera abahamya. Iyo ukoze ikosa mu Gifaransa, haba mu myandikire cyangwa mu mivugire, ugakora ikosa mu Cyongereza, haba mu myandikire cyangwa mu mivugire, uzambwira ukuntu umwarimu akureba cyangwa amanota aguha. Indimi ziyubashye zose ntabwo zihanganira yuko ushobora gukoramo amakosa. None se u Rwanda n'Ikinyarwanda cyacu cyo kubera iki cyabaye akarima ka buri muntu wese ushaka kuba ni ukurundamo indimi zose zaturutse ahantu hirya no hino, ukabona ururimi rw'Ikinyarwanda rurangirika. Ndagira ngo rwose mbasabe, ndabizi mu mashuri yisumbuye abarezi baradufasha, kandi nashimye yuko uyu munsi hakoreshejwe ururimi mu buryo buboneye neza. Ikindi cya kabiri, ahandi turimo kubona nanone imbogamizi kandi zituruka kuri ibyo byonnyi bituruka hanze, ni mu ndangagaciro ziranga urubyiruko rwacu. Turimo turabona ikibazo guhera mu miryango ndetse no mu mashuri birimo. Banyakubahwa muri hano, ko wadeje wa REB, ntabwo twabahisha yuko hari ikibazo cyo guhinyura umuco w'u Rwanda ukawurutisha uwo hanze. Kumva yuko kuba umusirimu, kugendana n'igihe, ugomba gusumbisha imico yo hanze kurusha umuco wacu. Turimo turabibona mu myambarire, turimo turabibona mu mitekerereze, turimo turabibona mu mivugire. Ugasanga urubyiruko rwacu
rurimo rurakoyora ntago ari bibi gutira hanze mu zindi ndimi, ariko kirazira rwose kuzana ibinyuranyije n'umuco wacu. Izo ni ingero nabahaga mbabwire yuko ibibazo biracyahari. Niyo mpamvu rero inteko y'umuco mu nshingano rwose dufite mu bikorwa dukora buri gihe, tuzanakomeza gukorana namwe ikintu cyo kubungabunga umurage, gusigasira indangagaciro, cyane cyane dushyira imbere ururimi rw'ikinyarwanda kugira ngo narwo rurindwe. Ni ibintu tuzakora cyane. Ndagira ngo rero nsoze mbizeza abayobozi b'ibigo muri hano n'abandi mugira gahunda zo gutoza umuco, indangagaciro n'umurage, ndagira ngo mbizeze ubufatanye. Aho mwajya mukenera ko tubafasha, turahari, ni n'inshingano zacu. Ndagira ngo rero mbashimire nanone mwese umwanya wanyu, mwakoze, muri abantu beza cyane. Arakoze. Turagana rero ku musozo w'iki gikorwa. Ibihembo birakiyongera ku itsinda ryabaye irya mbere. Inteko y'umuco yabemereye kuzasura mize, ingoro ndangamurage ibegereye aho muzahitamo ko muzaza kuyisura, bakabakira bakabatembereza neza nk'abatsinze ari aba mbere koko. Ntabwo twabishima byo? Murakoze cyane. Turabashimiye umwanya wanyu ko rwose mutadusize muri iyi nzu, kandi dushimira cyane abarushanyijwe, dushimira cyane inteko y'umuco idahwema kudutegurira ibyiza nk'ibi. Murakabaho, muragahorana u Rwanda na Nyakubahwa Paul Kagame uturongoye imbere neza.